ibaze nk'ubu ukundanye n'umuntu hanyuma ibintu byose mwamara kubyemeza hahandi mbese hasigaye gushyingirwa, mwajya gusura iwabo bakakwanga, wabyitwara mute? Muri iki kiganiro turaza kureba ibintu by'ingenzi ukwiye kwitaho mu gihe wahuye n'ikibazo nk'iki ngiki. Reka rero ngusuhuze kandi ngo ikaze hano ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Rushako TV ni platform twigiraho kurambagiza, kubana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ni ikiganiro, ni ukuvuga ngo ntabwo ni njyenyine, turi kumwe na Bosco. Bosco, ni karibu cyane. Murakoze. Nishimiye kongera kubana nawe. So uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kibazo umuvandimwe yatubajije. Ni ikibazo kijyanye no gukunda umuntu hanyuma bagera iwabo bakakwanga. Mvuko umuvandimwe yatubwiye, yaranditse ngo mwiriwe neza, tubashimira ku nyigisho zigiye zitandukanye mudahema kutugezaho, Imana ibahe umugisha. None ikibazo nshaka kubabaza, mu gihe watangiye kurambagiza ugahora n'umukobwa mugashimana byose hasigaye gushyingirwa, ariko umuryango w'umwe ntubishime, urugero nk'umuryango w'umukobwa ukabyanga, ni iki wakora kandi mu nzira nziza? Iki kibazo nicyo nshaka ko tuganiraho muri iki kiganiro. By'umwihariko ndagira ngo tuganire mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ndagira ngo turebe ku muntu ibi bintu bitarabaho, ni gute yabyirinda. Hanyuma noneho nitumara kubona ko umuntu yabyirinda, turaza noneho kugaruka umuntu umeze nk'uyu muvandimwe uwo byabayeho, turebe ni gute yabyitwaramo, n'ubuhe bwenge ijambo ry'Imana rimuha ku kuntu yabyitwaramo. Yego. So duhereye kuri iki kibazo, ni gute wabyirinda? Reka duhere kuri wowe. Ubundi ibi bintu byo gukunda umukobwa wagera iwabo bakakwanga byakubayeho, wowe wabyitwaye mute? Byagenze bite? Duhe ku makuru. Mbere yuko mbaho ku makuru nk'uko ubivuze, ikintu cyo guheraho cya mbere ni ukwihanganisha uyu muvandimwe watwandikiye. Yego muvandi, komera. Komera rwose, komera, ntabwo ari ikintu cyoroshye, turagukomeje. Imana igufashe rwose, komera. Yego. Hanyuma kuri iki cyo kuvuga ko kumbaza nabi byarambayeho, mu by'ukuri navuga ngo njye ntabwo byambayeho. Wagize amahirwe. Nagize amahirwe ntibyambaho, ariko uburyo bitambayeho ntabwo none byatugwiririye. Ntabwo byatugwiririye. Byagenze gute rero kugira ngo bitakubaho? Ni ukuvuga ngo cyabaye mu gihe cyo kurambagiza, cya gihe uba ukiganira n'umukobwa, madamu wanjye tukiri inshuti ziri aho ngaho, nagize amahirwe rero yo kuba inshuti n'umuryango we mbere y'uko n'ibyo ngibyo byo kubana bizamo n'ibyo gukundana biza. Uretse gato, wowe wabaye inshuti y'umuryango utaraba n'inshuti y'umukobwa. Anyway, wenda mwari inshuti ariko wowe n'umukobwa mutaremezanya ko mushaka no kubana. Yego. Hano gutwa turakundana. Mutarakundana, wowe watangiye kuba inshuti y'umuryango. Yego. Byagenze gute? Duha amakuru. Mu by'ukuri mu buryo bworoshye busanzwe, urumva twakunda kuvugana kenshi nk'abantu b'inshuti nyine bari aho ngaho bari kuganira uko tuvugana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ababyeyi batari ko umuntu mukunda kuvugana ninde, akabasobanurira ko ari umusore bahuye aho yize. Ni ukuvuga ngo ubwo yatangiye kubasobanurira ya nkuru yose wadusobanuriye ukuntu mwakundanye, ukuntu mwamenyanye, yayibasobanuriye itaraba yo gukundana. Yego, tuba turakundana, nta byo gukunda byaba birimo, yewe nta n'igitekerezo. By the way, umuntu utazi uko Bosco yakundanye n'inshuti ye, iyo video irahari, yaduhaye ubwo buhamya muri make ukuntu bamenyanye. So niba ubishaka asimbuka ayirebe. Asimbuka ayirebe. Ibyo rero byagufashije gute kutagera ahangaha ho kuba mwakundana bakakwanga? Urumva uko twagumyaga tuganira n'uwo mushuti wanjye, byaje kugeraho n'abavandimwe be duhinduka nk'inshuti, ku buryo nashobora kuvugana nabo tukaganira. Igihe rero ibyo gukundanira byajemo byari byoroshye. Ntabwo bashoboraga kukwanga. Wow, icyo kintu ni cyiza, kinyibukije story yanjye. Ngewe muri icyo gihe nyine twari tukiri aho, turi inshuti ziri aho ngaho, ibyo gukundana bitaraza, mama wanjye yararwaye. Noneho mama wanjye yarwaye, kubera ko urumva yabaga ari kumbaza amakuru, umeze ute, wagiye ku kazi, byagenze gute, ibintu nk'ibyo. Abana wapi, mama ararwaye, ubu ndi kumwitaho. Ati mama wararwaye, reka nsimbuke murebe. Umva avuye mu kazi arasimbuka aramureba. Noneho ageze mu rugo, urumva ngewe nari nibereye muri ako kazi ko kumwitaho, mba mbonye nyine umuntu uri bari kumwe nawe, nigera muri afere zanjye njya kumwitaho. Hanyuma baraganira, barisanzura, baramenyana, somehow barakundana. Ngewe ntabiri. Nyuma rero bukeye
igihe naje kuzakundanira nawe ubundi yatangiye kujya ambaza amakuru ye tutaranakundana, ku buryo umunsi namubwiye ni rero wa mukobwa ndi kumva namukunze, ndi kumva tugiye gukundana, ebana yari ari excited, mbese nta hantu byari buce mbese. So ntekereza ko ni ikintu cyiza guha ababyeyi amahirwe yo kumenyana n'uyu muntu n'igihe mutarakundana, igihe ibintu bitaragera kure ubemerere babe mu buzima bwawe. Ni uburyo bumwe bwo kwirinda ko uyu muntu aba babyeyi igihe kizagera bakamwanga. So numva ikijyanye no kubyirinda twakigarukiriza aho ngaho. Rwose icyo wakora kugira ngo ubyirinde ni ukwinvolvinga ababyeyi muri relationship yawe itaragera kure, mbese bamenye umuntu bamumenyere mbere yuko bagera ahantu ho kumwanga. Icyo ariko kinajyana n'ikindi cy'uko bigera ahantu wowe n'ababyeyi bawe mu bantu bashobora gusanga ibitekerezo, kubera ko nyine warakuze uri umuntu, niba uri umuntu utangiye gutekereza ibyo gushaka, bivuze ko uri umuntu ushobora gufite ibitekerezo, ushobora kuganira na papa wawe, ushobora kuganira na mama wawe, mukungurana ibitekerezo ku mushinga runaka, ugatanga ibitekerezo nawe akaguha ikindi, mbese ngo bituma umwana akura akahinduka umuntu ubasha kuganira n'ababyeyi. Icyo kintu ni ingenzi cyane. Reka tujye noneho ku muntu aya mahirwe ntabwo yayagize yo gusobanurira ababyeyi, yo kwintroducinga uyu muntu kare, ntabwo aya mahirwe yayagize, ahubwo yisanze nyine yagezeyo baramwanga. Uyu muntu araza gukora iki? Ubwo tutarakivuga ku icyo ngicyo, numvaga nanone tugiye kuvugana n'ababyeyi bari kutwumva muri aka kanya. Yego, niba uri umubyeyi uduteze amatwi muri aka kanya, ukeneye kwinvestinga mu bushuti bwawe n'umwana wawe. Ubwo kwa kundi umwana yabwinvestinzemo ashaka kuganira n'ababyeyi, n'umubyeyi nawe akwiye kuinvestingamo rwose. Twe kuba abantu nyine nk'ababyeyi bari aho batitaye kugirana ubushuti n'abana bacu, dukeneye gushora imbaraga nyinshi mu gutuma tumenya ibiri kuba mu buzima bw'umwana, nk'uko ariko n'umwana ugeze igihe cyo kurambagiza akeneye gutuma umubyeyi we aba inshuti ye. Nkunze ukuntu uvuze ngo twe kuba abantu nk'ababyeyi, nibwo nibutse ko nanjye ndi umubyeyi. Hari ukuntu iyo tuvuga ibintu byo kurambagiza uba ukibona nk'umuntu nyine uri aho ngaho, ariko rekereza ko wa mugani naho bipfira, kubaka ubushuti n'abana bacu hakiri kare, ku buryo uko umwana agenda akura ubushuti bwanyu bugenda bukuriramo. So nibwira ko ari ikintu nk'ababyeyi wa mugani dukeneye gutekerezaho, dukeneye kwigaho, ni gute nubaka ubushuti n'umwana wanjye hakiri kare, atangira kuvuga nige kuvugana nawe, natangira gutekereza, natangira kuba yavuga inkuru z'ibyo yanyuzemo, mbe mpari tubiganire, kugira ngo nagera n'igihe wa mugani cyo kurambagiza, nagera n'igihe cyo gukunda umuntu, cyo kureba umuntu akumva aramwishimiye batarakundana, ayaba ari amakuru yoroshye ko dusangira. Birumvikana ibi bishoboka gusa iyo umubyeyi yafunguye aya marembo. Iyo ufunguye amarembo umwana nta cyamubuza kwinjira. So yego, reka iki kintu tube tukirekeye aho ngaho. Ubwo aho bitarabaho nyine mu banyamakuru byakubayeho rero nk'uyu muvandimwe, kuko uyu muvandimwe ngo barakundanye bagera igihe bashimana byose, hasigaye gushyingirwa, bagiye gusura iwabo w'umwe baramwanga. Ndagira ngo iki nacyo tukirebe mu ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere ndagira ngo duhere ku gusesengura ikibazo ubwacyo, ubundi dukurikije icyo umuvandimwe atubwira hano, ni iki cyabaye, byapfiriye he. Hanyuma noneho tuze gusoza tureba ni zihe nama ijambo ry'Imana riduha zafasha uyu muvandimwe uri muri iki kibazo, ni gute akwiye kubyitwaramo. Tukiri aho ngaho, wowe usomye iki kibazo wumva byarapfiriye he? Usomye iki kibazo ubona ko ikintu cya mbere cyabaye, aba bantu bo kurambagizanya umusore n'umukobwa batinze kubwira ababyeyi ibiri kwa mu buzima bwabo. Yego, kuko yavuze ngo mugashimana byose hasigaye gushyingirwa. Nuvuga ngo ababyeyi babagezeho hasigaye gushyingirwa. Yego. Ikibazo kiraho rero ni iki? Icya mbere ni icyo. Icya mbere ni uko batinze. Mu yandi magambo, ibaze nawe uri umubyeyi, hanyuma ukabura aho kumwe n'umwana wawe, cyangwa se yaragiye gushakisha ubuzima hirya no hino, ugacya mu gitondo akaza kukubwira ngo rero papa cyangwa mama, mfite umuntu twenda kubana. Ku musore n'umukobwa bari kurambagizanya, iyo bageze ahantu bavuga ngo hasigaye gushyingirwa, ubundi babigeze mu mahina. Urugendo baba barugenze rwose, baba babigejejeyo. Yego. Ibyo bihita bizana yuko mu by'ukuri uri umubyeyi nawe, umwana akakuzanira iki kintu. Ku icyo gihe ikintu cya mbere wakora ni ukugenza gakeya. Ndi kugerageza kubyumva nk'umubyeyi. Hari ukuntu niyo ufite umwana muto
uba ushaka ubimenye igihe umwana yatangiye gutera intambwe ya mbere uba uhari, igihe umwana yatangiye kuvuga uba uhari. Hari ukuntu nk'iyo umwana agiye gutangira ishuri umubyeyi wese aba yumva tujyane nanjye mbe mpari ndebe ukuntu yitwara mu ishuri, ndebe uko bigenda. Ugasanga rero wa mugani kutabona ayo mahirwe yo kuba pati y'ibintu biri kuba mu gukura k'umwana wawe ntabwo aba ari ikintu cyoroshye. Urumva ibyo biremera cyane iyo bije ko uyu mwana agiye mu rushako. Ni ukuvuga ngo noneho uyu mwana nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyabaye muri kumwe, agiye kujya ahandi hantu, ahantu utari. Nibyo kumurinda bijemo, mbese uri kumuha undi muntu. Yego, byakomeye. Ibyo bihita bitujyana mu by'ukuri ku kintu kiremereye. Icyabaye ubwo tuvuze muri makeya ni uko uyu mubyeyi, ikibazo kiri gutera aba babyeyi kwanga uyu muntu murambagizanya, ndavuga nk'uyu muvandimwe watwandikiye, ni uko bari gutungurwa n'ibintu, hanyuma gutungurwa bihita bihura n'ikindi kintu cyo mu mitima yacu nk'ababyeyi twese, ikintu cyitwa igishyika. Kubera ko mwarashimanye byose birarangira, hanyuma mujya kureba umubyeyi, umubyeyi akibyumva agira igishyika. Yego. None se ko igihe cyo kubana cyageze muri kutubwira ko cyegereje, asanga umusore ntamuzi. Uyu muntu ninde ubundi mwashimanye ugiye kubana nande biragenda gute? Yego. Ku ruhande rw'umubyeyi ibintu bari gukora ahangaha biri gusunikwa n'urukundo. Yego. Icyo gishyika giterwa n'urukundo umubyeyi akunda umwana we. Rimwe na rimwe hari igihe usanga nyine umubyeyi hari igihe ari gukora ibintu by'ubujiji rwose, ari uko adafite amakuru gusa. Yego. Bitumvikana, ari ibintu bitamakinga sense. Ariko n'ibyo ngibyo ari kubiterwa n'urukundo, kubera yuko nta mubyeyi n'umwe utifuza ko umwana we ashaka. Bivuze ko hari ikintu kindi kiri inyuma y'ibyo bintu kimutera kwitwara uko ari kwitwara. Hari umukobwa umwe twari muri semina ushize, noneho ari kubaza ikibazo nk'iki, aravuga ngo hari igihe ngo ababyeyi ngo bakora ibintu ngo ukumva nk'umubyeyi arakubwiye ngo uriya musore ni mubi ngo muzabyara abana babi, mbese kubera ukuntu asa, cyangwa nka kwa kundi uriya musore ureshya kuriya se, ugasanga physical appearance nayo umubyeyi ayishyize imbere. Ariko nibwira ko naho ni urukundo rumusunika, kuko nyine umubyeyi wawe yifuza ko ubyara abana beza, yifuza ko nyine ushaka umugabo usa neza cyangwa se umugore usa neza. Nibwira ko n'icyo nacyo ni urukundo, abana dukwiye kwakira ko ni urukundo. Hari igihe nkunda kwishushanya n'abana kandi n'abaye umubyeyi ntabwo byoroshye, ariko nk'abana dukwiye kwakira ko ababyeyi basunikwa n'urukundo muri byose, n'igihe utari kumva ibyo ari byo, n'igihe ubona wowe wa mugani nta bwenge burimo, ababyeyi baba basunikwa n'urukundo. Urumva kubera ko uvuze ngo ubwiza, mama arashaka ko nshaka umugabo cyangwa umugore mwiza, urumva nk'icyo ngicyo umuntu ashaka kucyumva kumva kiroroshye. Ariko ubwo ndashaka ko dukomoza ku bintu biremereye, aho nyine usanga umubyeyi w'umuntu agifite, ubwo ndavuga nk'abanyarwanda, aho ushobora gusanga afite nk'ingengabitekerezo y'ivangura. Icyo cyo hari ukuntu kiri ku extreme, ariko ubu n'ubundi umubyeyi ufite ivangura ni gake yakubwira ngo uriya musore simushaka kubera ko aturuka muri ubu bwoko. Inshuro nyinshi usanga nyine babyitirira ko umuntu ari mubi, asa nabi, ibintu nk'ibyo. Ariko niyo umubyeyi yaba ageze kuri iyo extreme, dukeneye kuzirikana ko ikimutera gutekereza gutya ni cya gishyika twavugaga, aho nyine uko kuba atazi neza niba uyu muntu mukundanye koko agufitiye neza, agambiriye kukugirira neza, bituma nyine agira ubwoba. Urumva nk'ababyeyi ntabwo amateka y'u Rwanda ari inkuru bumva, ni ibintu babayemo. So ibikomere rero bizanwa n'ayo mateka ni ubuzima bwabo, ntabwo ari ibintu bumvisha. So kuba rero yagira igishyika kubera ibyo bikomere, ntekereza ko ari ikintu nk'abana dukwiye kwiga kumva. Ariko nk'umwana ibi bintu nanone bikwiye kukubera ihumure. Kubera iki? Inshuro nyinshi iyo myumvire y'ababyeyi niyo abana tuba dufite. Ni kuvuga ngo imyumvire y'ababyeyi bawe niyo ufite kuko niyo bagutoje. Kuba rero regardless y'iyi myumvire bagutoje, ugenda ukagera ahantu ushobora kureba uyu muntu ababyeyi bawe bareba bakamwanga, wowe wamureba ukumva niwe muntu ushaka gukundana nawe, niwe muntu ushaka kubana nawe, bivuze ko hari ukuntu wahindutse. Inshuro nyinshi biterwa n'uko
uyu muntu ntabwo ukimurebera mu kigare cy'abantu akomokamo, ahubwo wahuye n'umuntu as an individual, uganira nawe, ureba ubuzima bwe, ureba uko mubana, ugera ahantu wakira koko uyu muntu arankunda, uyu muntu ndi safe hamwe nawe regardless y'amateka. Ibyo bintu byakubayeho rero, ubundi bivuze ngo n'ababyeyi bawe wabaha ayo mahirwe, wabaha uwo mwanya mwagiranye, wabaha kumenya uyu muntu uko ari, ntibamurebere mu kigare, babasha guhinduka. Urakoze cyane, kandi koko nibyo, umuntu wese umuhaye igihe ukamunyuza muri experience n'abanyuzemo yatumye uhinduka ku kintu runaka, nawe haba hari amahirwe menshi yuko yahinduka. Numva biroroshye noneho ku mwana n'umubyeyi, kuko umwana n'umubyeyi hari ukuntu imiterere yabo n'imitekerereze biba bimeze kimwe. Yego, gusa aho ngaho nagizemo ikibazo kubera yuko dukomoje ku mibanire y'umubyeyi n'umwana. Mu mutwe wanjye hahise ibyanditswe bivuga kuri icyo kintu cy'uko nyine umubyeyi n'umwana bakwiye kubana. Kimwe mu byaje n'icyo Pawulo avugaho mu Efeso 6:6, aho komoza ko abana bakwiye kubaha no kumvira ababyeyi babo. Ubwo bikaba bimeze nk'aho ubundi muri iyi situation umwana akwiye kumvira umubyeyi we. Oya, aho ngaho dukeneye kujya mu byanditswe. Reka turebe iki gice neza, kubera ko iki gice kivuga ibindi. Abefeso igice cya 6, Abefeso igice cya 6, ubwo uravuga umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Ubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Iyi mirongo ibiri ivuga ibintu bibiri bitandukanye, kuko umurongo wa mbere wavuze ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu, ariko ntabwo bigarukiraho, wongeraho ngo mu mwami wacu. Kumvira ababyeyi mu mwami wacu bivuze ikindi kintu, bivuze ngo uraza kumvira ababyeyi bawe igihe cyose ibyo bari kukubwira bihuye n'iby'umwami wacu, kubera ko icyo gihe iyo wumviye ababyeyi uba wumviye umwami wacu. Hanyuma hakaza ikindi cya kabiri muri uyu murongo wa kabiri, ngo wubahe so na nyoko, niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Kubaha biri general, kuko kubaha no kumvira nubwo mu Kinyarwanda ari ukuntu dusa n'ababihuza, ariko biratandukanye. Urugero, kuba umuntu yakubwira ngo ukora iki ngiki, gukora icyo kintu yakubwiye ni ukumwumvira, ariko kumwubaha ntabwo bivuze gukora icyo kintu yakubwiye. Inshuro nyinshi nk'ababosi bacu mu kazi cyangwa se n'abandi bantu dukorana cyangwa tubana, umuntu akubwira ikintu ashaka gukora bikarangira utagikoze, kubera ko wafashe igihe cyo kumusobanurira. Urumva iyo umuntu akubwiye ngo ukora iki ngiki, aba afite impamvu ukwiye kugikora. Hanyuma iki kintu ari kukubwira gukora, nawe uba ufite impamvu zituma utari bugikore, ku buryo iyo umusobanuriye musa n'abajya ku munzani, musa n'abajya mu biciro. Ndashaka ko bigenda gutya, ariko nanjye ndumva kubera impamvu bitagenda gutya, bikaza kurangira mugera ahantu mwembi mwemeranya ko ntabwo biri bugende gutya, ntabwo biri bugende nk'uko natekerezaga, ariko hatajemo agasuzuguro. Kumvira rero no kubaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Hano ijambo ry'Imana riri gutegeka abana kumvira ababyeyi babo mu mwami wacu. Igihe cyose icyo umubyeyi akubwira gihuye n'icyo umwami wacu akubwira, kumwumvira ni ukumvira umwami wacu. Ni nk'aho umwami wacu ari kugutegeka binyuze mu mubyeyi, ariko kumwubaha ryo ni ihame ry'igihe cyose. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugomba kumwubaha. Kubaha ni nko guha agaciro, ku buryo ibyo akubwira umutega amatwi, umwumve, ubiha agaciro, hanyuma noneho umusobanurira impamvu udashaka kubikora cyangwa se wowe utekereza ko bikwiye kugenda ukundi. Mugera ahantu mwembi mwemeranya icyerekezo mufata. By'umwihariko urumva nko ku bana, umwana ugeze igihe cyo gushaka ntabwo aba akiri umwana, aba yabaye umuntu mukuru, aba ageze igihe nyine cyo gufata ibyemezo. Ni umuntu rero uba ugeze igihe cyo kujya inama n'umubyeyi we, bakaganira bakemeranya ngo ibintu biragenda gutya cyangwa se ntibigenda gutya kubera impamvu runaka. Cyane ko iki gice kivuga ku mubano w'abana n'ababyeyi, ntabwo kivuga gusa ku bana ngo bumvire ababyeyi cyangwa se babubahe. Iyo ukomeje ku mirongo ikurikiyeho, Bibiliya inatubwira uko ababyeyi bakwiye kubana n'abana. Ijambo ry'Imana ribwira ababyeyi, cyane cyane ababyeyi b'abagabo, reba kuri uyu murongo wa 4, ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Aka kantu ko kudasharirira abana, ni ukuvuga ngo igihe umwana n'umubyeyi habayeho kutumvikana ku gikwiye gukorwa, umwana n'umubyeyi bakwiye kujya inama.
umubyeyi ye kugeza umwana ahantu umwana yivumbura, mbese bajya inama by'umwihariko kuri iki kintu noneho kijyanye no gushaka. Kubera ko iyo tugeze mu gihe cyo gushaka, Bibiliya ivuga ku by'urushako by'umwihariko mu Baheburayo itubwira ko kurongorana bikwiye kubahwa n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo iyi union y'umugabo n'umugore ikwiye kubahwa atari gusa kubera ko bageze mu rugo babaye umugabo n'umugore. N'urwo rugendo rwo guhinduka umugabo n'umugore ni ikintu nk'umubyeyi ukwiye kubaha, kuko niwe muntu wa mbere umenya amakuru y'uko abantu bagiye guhinduka umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo uru rugendo rwo kubaho k'umugabo n'umugore, wowe nk'umubyeyi ukwiye rwose kwitoza kurwubaha. Niki ijambo ry'Imana rikubwira. So ntekereza ko dukeneye kwakira itandukaniro hagati yo kumvira no kubaha, kandi ibyo ijambo ry'Imana risaba abana n'ababyeyi hari iryo ribasaba, hari n'iryo risaba community muri rusange, ko abantu bakwiye kubaha umubano w'abashakanye. Ariko ngaho ubwo nagize ikibazo, none se ko hari igihe ubwo nk'iki kibazo umuvandimwe yatubajije, aho nyine yagerageje ibishoboka byose ngo afashe umubyeyi we cyangwa se ababyeyi be guhinduka. Ni ukuvuga ngo ibintu byose yabikoze yabirangiza. Yego. Ikibazo kinini kiba kirimo aho ni uko inshuro nyinshi gukora ibintu byose turabyihutisha, bikamera nk'aho mu cyumweru kimwe narababwiye ntibanyumvishe, umukunzi wanjye baramwanze, byararangiye rwose. Niba ari icyumweru kimwe, niba ari ukwezi kumwe, ntabwo urahagera. Ukeneye guha ababyeyi igihe gihagije n'uburyo bwo kumenya ko koko banze guhinduka, ntiwihutire kwanzura ko banze guhinduka. None ubwo rero aho ngaho hari ikibazo. Wabwirwa n'iki ko wakoze ibihagije, mbese ibintu byose mu murongo, umubyeyi wamuhaye amahirwe yose ashoboka ngo ahinduke, nta kintu wasize inyuma cyangwa wirengagije? Ikireka nyivuge mu ijambo rimwe, ikikubwira ko wahaye umubyeyi wawe igihe gihagije ni uko ugera ahantu iki kibazo kitakiri ikibazo cyawe wenyine. Ni ukuvuga iki? Bwa mbere bitangira nyine ni wowe n'uwo mukundana mugiye kureba umubyeyi cyangwa se ababyeyi bari hamwe, hanyuma mugezeyo umubyeyi yanze umuntu mukundana, urumva ni ikibazo cyawe, umuntu ukunda abamwanze. Aha rero urumva ni wowe wenyine, iki kibazo kirimo wenyine, ni hagati yawe n'umubyeyi. Bisaba rero ko ugera ahantu bitakiri hagati yawe n'umubyeyi. Ubundi wowe n'umubyeyi wawe iyo mugiranye ikibazo, iyo ibintu bitari kugenda neza, ninde witabaza? Hari ubwo wenda ku muntu ufite ababyeyi bombi, iyo ugiranye ikibazo na papa, wenda ujya kuregera mama ari kuburanira, cyangwa se iyo wagiranye ikibazo n'aba bombi ukaba ufite umuonkle, umuanti, ufite abandi bantu muri famiye bakuri hafi cyane ku buryo ari bo witabaza. Iyo rero ugeze mu kibazo nk'iki, nabo bantu ugomba kubitabaza. Urumva niho cyatangiye kurenga icyawe wenyine. Kandi urumva ntabwo tugira imiryango tuvukamo gusa, tugira abantu dukorana, tugira abantu tubana mu nsengero n'ahandi. Naba nabo bakwiye kugera ahantu baba pati y'ikibazo cyawe, niba koko ari inshuti zawe. Bye kuba ngo ni njyewe iwacu bamwanze birangirira aho ngaho, kubera ko urumva iyo bigeze ahantu bitakiri wowe n'ababyeyi bawe gusa, ahubwo byabaye ikibazo cy'umuryango. Bwa mbere nibwo ushobora kubona abantu mu muryango bahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi, ba bantu bashobora kugufasha nawe kubitekerezaho neza. Bwa kabiri tuvuge ko byageze kuri extreme ya nyuma, aho umubyeyi avuga ati ntabwo ngushyingiye, genda wirwarize. Uzashyingirwa nande? Agaciro k'umuryango ntabwo gatakara, n'ubundi ubugikeneye abandi bantu, kuko we n'umugore wawe ntabwo muzubaka ubuzima bwa mwenyine. Uzarwara ukenera umuntu ugusura. So kugira ngo rero umuntu ugusura, ubusanzwe usurwa n'umuryango wawe. Iyo rero umuryango wawe utakikwemera, utakikwakira, bisaba kuba ufite undi muryango, bisaba kuba ufite abandi bantu. Ikibazo nuko hari ubwo usanga bya bindi twavugaga byo gutungura ababyeyi ntabwo ari ikibazo cy'ababyeyi gusa, no mu itorero ryawe nabo nuko wababwiye, no ku kazi kawe nabo nuko batunguwe. Ubundi ibyo bivuze ngo ikibazo ni wowe, ntabwo ikibazo ari aba bandi. Ariko ikikubwira ko wakoze ibishoboka byose nuko hari abandi bantu bari involved muri iki kibazo, bumva ni icyabo, bumva iwanyu nibatagushyingira bo bazagushyingira, kuko nyine bumva bararengananye nawe muri iki kibazo. Ubushize muri semina twakoraga ahantu, umukobwa umwe yarabyumvise arangije abati, noneho ubwo ufite abandi bantu mu buzima bwawe wabasuzugura nta kibazo, ukikomereza ukagenda ugakora ubukwe. Ntago ari ibyo urumva icyo ngicyo kibusanye na rya hame ryo kubaha ababyeyi bawe.
ntabwo ari uko biri mu mwami wacu. Igihe cyose ugomba kubaha ababyeyi bawe. Bibiliya iravuga ngo niryo tegeko ririmo isezerano, kugira ngo ubone uko uramira mu gihugu. Ni ukuvuga ngo kurama kwawe biziritse ku kubaha ababyeyi bawe, kubera ko aba bantu guha agaciro ibyo batekereza. Hari ubwenge bafite by experience wowe udafite. Kubaha ababyeyi ni itegeko rireba abana bose. N'igihe bari kukubwira ibusanye n'ibyo umwami wacu ashaka, Imana iguhamagarira kububaha ariko ukumvira umwami, kubera ko bari gusunikwa mu rukundo. Bose twarakoze cyane. Reka iki kiganiro duse n'abagisoreza ahangaha. Ababyeyi tubumvire umwami wacu, ariko kandi muri byose tububahe, tubahe agaciro. Nawe nuramuka ukundanye n'umuntu rwose, witegereza ko mugera ahantu mwiyemeza kugira ngo wimvovinga ababyeyi bawe mu biri kuba mu buzima bwawe. Fata iya mbere ukativetinge cyangwa se wubake, ureme ubushuti hagati yawe n'ababyeyi bawe. Wimvovinga ababyeyi bawe muri uru rugendo rwawe rwo kurambagiza rutaragera kure. Nibwo buryo bwo kurinda ko ejo wagera ku munota wa nyuma bakanga umuntu mwakundanye. Hanyuma kandi tugaruke ku muvandimwe watwandikiye, kuko arabaza ngo ni gute, niki twakora mu nzira nziza. Icya mbere rwose, egera Imana. Egera Imana mu gusenga, usaba Imana iguhe umutima utuje, iguhe kwakira ibintu byakubayeho, kubera ko kuba ababyeyi b'uwo mukundana barakwanze ni ikibazo. Saba Imana iguhe ubuntu bwo kwakira ibi bintu. Uru rukundo, Bibiliya yivuga ku rukundo iravuga ngo ni imbuto y'umwuka. Saba Imana ikuzuza uru rukundo rwo gukunda aba babyeyi. Ko Bibiliya ivuga urukundo iravuga ngo ni imbuto y'umwuka. Hanyuma saba Imana kandi iguha ubwenge, ibaha ubwenge we n'uwo mukundana bw'uko ibi bintu mwabigendamo. Ni gute mwakwimvovinga ababyeyi, ni gute mwagarura ibi bintu, ni gute aba babyeyi mwabazana bakagera ahantu bashobora kubakira. Ariko kandi hamwe no gusenga Imana ngo iguhe ubwenge bw'uko wagarura aba babyeyi, niba bitanashoboka wibuke ko umuryango ufite agaciro. We kwihutira kwitandukanya n'umuryango, we kwihutira kwigira umuntu udakeneye umuryango, ahubwo umenye ngo niba mbuze uyu muryango w'amaraso w'abantu tuvukana, niki kindi mfite? Ushaka undi muryango. Ubasha kubona umuryango mu itorero. Bibiliya yo ivuga ku bantu batakaje imiryango kubwo kwizera Yesu, kubwo gushaka kumvira umwami wacu. Iravuga ngo bazakubirwa inshuro 100 bakiri mu isi. So Imana rero yiteguye kukwagurira umuryango. Uyu muryango wundi niba igituma batari kukwemera ari uko uri kugendera mu kuri, ari uko we n'uwo mukundana mushaka kumvira Imana, ijambo ry'Imana riragusezeranya ngo izagukubira inshuro 100. Ubasha kubona undi muryango binyuze mu itorero, binyuze muri bene data. Ariko ibyo byose hari igihe bisaba. Niyo mpamvu ukeneye gusaba Imana ikaguha kwihangana, ikaguha kwakira ko niba mwaragiye kubarebamo babwira ngo ubukwe ni muri uku kwezi, ibyo bintu nyine ntabihari, ntabwo biri bube muri uko kwezi. Biragusaba kongera gusubira inyuma ukitonda ukareba ngo ni ibiki Imana ishaka muri iki gihe, ni bande bandi Imana ishyize mu buzima bwanjye, ni ibiki twishe, ni ibiki twakoze nabi, ni iki twakosora, ibi bintu bikajya mu murongo. Niba ntacyo, niba mwagerageje byose bikanga, ni bande bandi Imana ikuzaniye mu buzima bwawe bashobora kugusimburira uyu muryango. So ni nk'icyo ngicyo waraje ngo ni gute wabigendamo mu nzira nziza. Numva ari icyo ngicyo. Sindi wa boss ko hari ikindi yakongeraho dusoza. Nta kindi cyo kongeraho mu by'ukuri uretse gusa kubashimira abantu badukurikiye, ariko n'umuvandimwe watwandikiye. Rwose Imana iguhe umugisha, kandi uwo mwete uri gukomeza gushyira mu gutegura urushako rwawe ukomerezaho, wicare urebe n'iki jambo ry'Imana rivuga, nyine mwige kuyishyira mu buzima bwanyu wowe n'uwo muri kurambagizanya. Imana ibahe umugisha. Yego, nicyo ngicyo naho dusoreje. Nawe niba ufite ikibazo ni karibu utwandikire, imbuga nkoranyambaga zacu zirafunguye, utwandikire tuzagusubiza. Imana iguhe umugisha naho utaha.